muri organization ya Ben ntabwo bigeze bakora effort zo gushaka ikindi kintu kingana na symphony. Ubwo nari kureba iki? Niyo mpamvu kamubwire party ya Ben. Kamubwire party ya Ben, kamubwire party ya Ben. Nubwo mpamvu none se nari gutegereza iki? Nahise nanasinzi. Party ya Ben. Kandi wanatize nawe bagwaye iminota bagwaye wahise uyireze. We yari afite igihani byo guha abafana wagira ngo bakore. Bari kubizimya none se si ibyabo. Bombo clati pussy thing. Ngo ngwiki. Bamuhaye isaha imwe n'igice cyuragira amasaha. Dumba. Ene TikTok universe hano. Dumba. Na mufana wa Bruce atanga TikTok universe. Mu bihumbi 2015 nibwo nazanye symphony. Wowe kubera ubu utafite n'amakuru ahagije buriya symphony nubwo bacurangira abandi bantu ariko ni official band yanjye. Abo ariko iyo uvuze kuyizana bimenyesha ikintu kujya uvuga ibintu. Abantu bafashe umuziki bawugira ikimina bawukuramo ibintu tutamenye. Bruce ujya uvuga ibintu mugabipfa n'abantu nuko wavuze ko Element ari we wamuzanya itarakara. Symphony ntabwo iza kuzinduka mu gitondo irakaye. Ibyo se byabujije pompom gusohoka. Bombo clati pussy bihuriye hese nuko kurakara nyine kwawe wese ko warakaye nituri kuvugana kocho niwe bera pompom. Reka nkubwire Muzafa hari ukuvugira umugombo. Music industry ntago wakwanga umuntu ngo umwange birangire anytime murakorana. That is not right. Kumumanura gute? Great. Nyine kugaragaza ko ari umuntu adakomeye ntago ndekanye n'ubyemerewe. Ndashaka noneho ndashaka kubwira uwo mukongomani wawe njyewe ndi umuhanzi number 1 dukora akazi kamwe twemerewe gukompeta twemerewe kujya mu marushanwa. Abafana mugira umutima mwiza muvugana urukundo mwe ku brand ya Ben ni brand nyuma yuko abo bafana bamaze kwereka urukundo ngo inubihenureho my friend ubatwumvikana. Reka making a point yanjye. Brand ya Ben ni brand nini nashobora kubahuka njye ubwanjye kubera ko nanjye ndi umuhanzi. Competition turagira ni competition kuzamo imvugo z'urwango ku oya ntago mbyemera simbifana kabisa. Competition ni competition mwana bicunga no kuri stage nta magambo mabi nigeze mvuga ntago nigeze ni entertainment. Dumba Bombo clati pussy thing. Ongera ubyita umwanda. Dumba ngera TikTok universe manuke bombo clati pussy thing. Ibyo ni utoto. Komeza Melody. Umufana wa Melodaze amwe TikTok universe. Dumba bigenze bite iyo utagira ubwenge nta namatwi ugira wakumvise iramanuka nayo tegereza urareba. Komeza Melody. Abafana banje mwubaye brand ya Ben mwe kumuvuga nabi mwe kumubwira amagambo mabi. Bira ni umuziki usanzwe nshobora kuba nabyutse neza ejo akanyigaranzura cyangwa se akanasohora umuhiti none ibintu bigahindura isura kuko impano n'Imana itanga nta stock tugira y'indirimbo. Amen. Kubaho brand zacu kandi tubikorera umuziki. Ibindi rero kuba ntaragafu k'imvugo rimwe ntimukarare mutabitekerejeho. N'ubwa mbere kuva nabaho Bruce avuze ibintu by'ubwenge. Ndabamenyesha Dumba taraturabura mu kanya agiye kunyibasira ndabamenyesha ngiye ko ntari umufana wa Melody. Ntabwo umufana wa Melody. Nubundi giti kimwe ntigikora ishyamba shabyihorere mwana nawe twara. Ntabwo sinigeze bumufana wawe sinzigira n'aba n'umufana jewe of course urumva Melody. Oya uvuga amagambo mabi wowe nanjye mvuga naberega. Ngiye ndi umufana w'indirimbo zawe sindi umufana wawe. Ihari yawe ngise. Wamfana warorera wamfana ntayo wabona nta mafaranga ntanga. Godfather. Kubera iyo mpamvu rero Godfather yo njyewe ntaratangira gukora ibintu nkora nahuye na Melody yicaye ahantu arimo na campus njye maze like I have done it. Nigeze guhaguruka ngenda na Bruce ndamwegera namubwira ati Bruce I love what you do, I love your music, I'm a fan. Njyewe am a fan. Gusa ikibazo yo cyaje aho ikibazo ngirana na Melody nangije kuba wondi Dumba Melody tuguma dushwana nta kindi ariko ni ibisanzwe. Dumba urumva natwe tupana Dumba
baramutamika akaza kunjomba yanjye ari imbere agaseka uraseka n'iki gisekeja nta muntu n'umwe ari bwampa amafaranga muri iyi industry nka Coach Gaye gasekere bote nta muntu n'umwe ari bwampa amafaranga muri iyi industry nka Coach Gaye none se bantamika gute bantamika abo babantamitsa ngahe baragutamika Dumba agenda inzara yase sura nta muntu bantamitse ndabantu babiri ati Melody ibi ntabwo ari byo ugahita urakara tugashwana ariko ni nakubwiye kuzi ibintu uko mbyumva ubyumva nabi nose okay ibyo habajye ndukuma byumva abaho rero kujya inama niko abantu bagira ubwenge bakora umuntu ajya inama nundi ujye yumva wewe wumva inama iyo yizanye wayikonfirimye nkayikonfirumura ahubwo no urakara ugahita ukupa ngo fuck you no Dumba arivu ubwa nyuma nibwo nagututse Dumba ariko urivumbura urabizi ko wivumbura oya ntabwo nivumbiye mani wambwiye nabi wowe wamamagaye umbwira ibintu bitajyanye mwumviye ko bitajyanye uhita urakara okay reka abafana babyumva icyo twashwaniye mbivuge n'ubundi se okay nari mu kabari reka bafana reka babwe rero ni example nziza yo kuvuga baretse gato nubwo ibintu byaya mpano maze gukumva bisubiramo uvuga inkuru imwe oya iyi ntabwo nta muntu bwabibwira inshuro zirenga z'indembe reka nukiye mu jambo yakuze nawe umeze nka cyagode oya niba mwandike ngo ndabeshya niba ndikubeshya Dumba ibintu byaya mpano inkuru uhora usubiramo twarayirambiwe urumva urakoze cyane mukanya nawe niyo mpamvu ugiye kuvuga iyawe mukanya nabirambiwe ndamubwira ati Dumba mutubwiye inshuro nyinshi namaze agahora bisubiramo noneho kugira ngo umenye ko Dumba atari umuntu woroshye kumvikanaho iyo azanye point ye ntuyumve ararakarara ndakubwiye ko wowe uri imbaga nyamwinshi wowe data reka mabwire icyo twapfuye na Bruce numwe ufite igitekerezo reka mabwire nawe umeze nka God rero nicyo kibazo cyawe ntabwo meze nkawe nawe icyo twapfuye na Bruce nari mu kabari banyarwanda bayabaga nari mu kabari abafana ba Beni bahita barambwira ngo Dumba ngo nukuri kwimana ngo dukure de Beni ngo duhamagarire de Beni mpita mfata telefoni mpamagara Beni ahita avuga n'abafana arababwira muri meze guteye amakuru noneho hari abafana ba Bruce aho ngaho nuko byagenze rero Bruce niba utarabimenye hari abafana ba Bruce aho ngaho bahita barambwira ngo natwe duhamagaraho je nago hamagarira mu tubari ujye nubaha brand yanjye nuzajya usinda ujye uhamagara biwanyu umva ujye uhamagara de Beni ariko twavuze ngo uhamagara de Beni uko no kwihagararaho reka ndangize mamagara ntabwo natuburangiza wasinze reka ndangize uramamagara wasinze mwuba abanyabwenge babimenye kusebye abanyabwenge babimenye uretse cya Godfather abanyabwenge babimenye kusebye no niba mbyumvishe neza uravuze ngo mbyumvishe neza uretse gato nahamagaye Bruce kugira abafana barambuye mu muhamagara Bruce afana banyumva mvuye guhamagara Ben Dumba Bruce umva ukuntu Bruce yambwiye ariko umva ukuntu Bruce yambwiye ahita arambwira ndamubwira ati abafana bashaka kugutera peace urumva uzi ukuntu yambwiye ngo mani ngo numbwire ko ibyo ngibyo ngo ari byo umpamagariye ariko yari attitude wumva Bruce reka kubeshya yari attitude amaye ntabwo meze nkawe ngira ibyo nkora yari attitude amaye kubera hari umuntu yari arangiye kumubwira amagambo ajya atambwiye ambwira kubera yabaje kumbwira ngo Dumba ngo nakwizeraga ariko namenye ko ngo ari ibintu wigeze kumvuga ndamubwira ni byo iki niye kukuvuga bimunanira kumubwira Dumba mva nkubwire Dumba reka ndangize ako sura rangiza ryari urangiza bigeze bimunanira kumbwira noneho arimo nama attitude abafana ntabwo ari barabavugisha nanjye ntabwo mbwiye ibyo ngibyo arimo nabubwira umanyire nkubwire Dumba mbikira uguye gufata ugashyira muri uwo mutwe wawe utari kumusatsi koco njyewe ngira akazi kenshi ndi busy n'ibintu byinshi kuba usinze ugahita ufata phone ukampamagara ntibiguhindura priority ahubwo wakamamagaye nka gutya ari ikintu cyihutirwa cyangwa se wenda nakubwira ko ndi busy ukabyandastandinga nk'umuntu w'umusirimu nawe undi kukubwira ko ndi busy nagufitiye umwanya ukarakara mwese Dumba ngenda gutereta mama yake umva
Bruce ni ryari wowe ntitujya tuvuga tukavuga n'amasaha 2 bafite umwanya uwo munsi niwo munsi utari ufite umwanya. Irage nari ndi busy none wamamagaye kwanza wari urimo urakora n'indirimbo wari muri studio none se wenda kuririmba ndirimbo kandi atari studio nyayo ari studio yo mu rugo ko nkujya uciringa subwa mbere ngo amagaye cyangwa tuvuganye uri muri studio yo mu rugo. Inspiration yanjye uranyicira iki inspiration yanjye ngewe wari ufite ibibazo bari barangije kuduteranya wari uraho. Guys, tugaruke gato kuri iki kintu. Dumba Melody arakubajije ngo niyo baravuye mu gitaramo I mean kuri live direct nyuma waje gukurikirana na feedback urazibona. Ari yaguha fitiso. No reka za tubwire kandi abizikora bitubwire. Ase Bruce kuvuga ko bakuvuga neza. Ndasha ariko se waburetse turashaka ko nabi nabyo nta kibazo. Ome. Erega harandi ikintu kiba kitavugika nabi. Urimo kunyumva ndashaka kugira ushireho comment gitaramo cya Melody na The Ben wacyakiriye gute? Igitaramo cya Melody ariko ubundi none se Melody manzi ukundi n'ubundi biguntu biza kugenda. I always know. Mbanzo ukuntu biza kugenda. No bitubwi namaneka kugenda gutyo. Wowe wabyakira gitaramo kivimuzi nkuko yabikubajije. Nago ndabona party ya Ben man. Niriya wabonye. Nabikwereka. None se ko symphony yari icurangiye Bruce reka nyikubwire amubwiye Bruce The Ben adafite symphony kandi nararangije kumenya ko nta nubwo abari muri organization ya Ben ntabwo bigeze bakora effort zo gushaka ikindi kintu kingana na symphony. Ubwo nari kureba iki kamubwire party ya Ben kamubwire party ya Ben nugoma none se nari gutegereza iki nahise nanasinzi kandi wanatize nawe bagwaye iminota bagwaye wahise uyireze we yarafite igihani byo guha abafana wagira ngo bari kubizimya none se si ibyabo bombo clat pussy thing ngo kwiki bamuhaye isaha imwe n'igice cyacuragira amasaha 3 Dumba ene TikTok universe hano Dumba na mufana wa Bruce atanga TikTok universe mu 2015 nibwo nazanye symphony. Wowe kubera ubu utafite n'amakuru ahagije buriya symphony nubwo bacurangira abandi bantu ariko ni official band yanjye abo ariko iyo uvuze kuyizana bimenyesha ikintu kujya uvuga ibintu abantu bafashe umuziki bawugira ikimina bawukuramo ibintu tutamenye. Bruce ujya uvuga ibintu mugabipfa n'abantu nuko wavuze ko Element ari we wamuzanya itarakara symphony ntabwo iza kuzinduka mu gitondo irakaye. Ibyo se byabujije pompom gusohoka bombo clat pussy bihuriye hese nuko kurakara nyine kwawe wese ko warakaye nituri kuvugana kocho niwe mera pompom reka ngubwire Muzafa hari ukunyigira umudombo music industry ntago wakwanga umuntu ngo umwange birangire anytime murakorana ego rero ntabwo ngewe ngufana fara indirimbo zawe niba ari biriya rero byawe nazo uzazihorere kuko narakubonye ugera gutyo ugafata umuntu ukamucyegeta witwaje ngufana indirimbo ze ngo ntumufana. Jewe n'indirimbo zanjye tubagendana n'injyu zihimba ubwo ndimo ubwo rero ndagufanuruye ndazifanuruye Godfather indirimbo zawe nazo nazifanuruye nta muntu wundi wakora ibintu nk'ibyo twakoze ejo bundi. Niyo mpamvu rero amazina abiri ugomba kujya ufata akantu k'akarongo gacaho reka roho inyurire nzira. Uremera ko Ben yaguhaye platform kandi wari uzimye wese uremera ko iyo platform nayo mutwaye atazongera kuyibona mama nyabo ushobora kubyemera nawe ugiye aragiye byanyabyo dore nguwo ararenze Muzafaru n'imitego yitwa se imitego yo katsindwa n'iyakare se imitego arayitambitse abafite amagambo mabi mbamwiteguye mbamureba mu maso tuba turebana oya njyewe mubwiye byabaye
Guys, mutapinge screen bataza kutumanura. Mutapinge screen please. wenda ntabwo twasubira inyuma ngo dutekereze ku bintu by'akanyafu Inkoni kunda. ariko ntabwo Ariko si hagati yanjye nawe niba uri kumubaga harya da mbere yuko uza kuvuga ngo simubage. yavuze ngo niwe wemerewe kubaga wenyine. Ngo niwe wemerewe kumubaga. ni njyewe njyenyine dushobora kujya muri competition tukarushanwa abafana. Abasigaye mwese hari igihe mbabona mwabizanyemo umutima mubi kandi bro ni entertainment, nta mutima nta roho mbi, nta nakariye umuntu igomba kugendera muri ibi bintu. Sigaye uzi ubwenge Bruce, sigaye uzi ubwenge. Melody ibivugwa ko abafana mwabaguze mukabatwara. Hari amafaranga nabagurije njya kubagura Ukabaso akose kuvuga nabi, kibazo uri umuntu aramubaza nawe akavuga nabi. Ndetse ntumbajije Ariko se ko twahinduye platform ko iyi ngiye atari Twitter ngo ramwe ngo ntabwo Twitter ya nyoko.